Amazina yanjye nitwa Uwase Umusalama, nkaba mfite imyaka 21 y'amavuko, nkaba nararangije amashuri yisumbuye cyangwa segonderi mu 2021, ngo no kuvuga umwaka ushize. Primaire yanjye natangiye niga ku kigo cya leta, ni mu Rugando, GS Rugando, ubu ngubu sinzi ko byarahindutse. Hanyuma tugeze mu wa kane, ababyeyi babonye ko ari ngombwa ko njya muri privé mu kigo kitari icya leta kugira ngo barebe ko imyigire yanjye yahinduka ikagenda iba myiza kurushaho. Rero nibwo nagiye mu kigo cyitwa Mère d'Iverbe, nacyo twari duturanye. Nibwo natsinze neza ku manota meza, nagize amanota 10 muri primaire. Njya muri segonderi ku kigo cyitwa Groupe Scolaire Sainte Bernadette y'Isave, naho hari heza naranatsinze kuko nize muri O level cyangwa amashuri atatu abanza segonderi, niga neza naho ndatsinda ngira amanota 12. Nibwo nahise njya muri École de Sciences mu by'Imana, naho turahiga bisanzwe. Umwaka wa Covid utuma tudindiraho gatoya, birangira nyine umwaka ushize ari nabwo narangije niga section yitwa Mathematics, Physics and Computer Science, akaba ari MPC, ndangiza n'amanota 61 kuri 73. Nkirangiza segonderi rero nararebye mbona kwicara mu rugo ntago byaba byiza kuko tuba dufite igihe kinini imbere yuko dutangira kaminuza. Nibwo natekereje ndashaka ndeba ikintu nazakora wenda kikaba kimpa amafaranga nubwo ataba menshi, ariko bikaruta kwicara mu rugo. Nibwo natekereje ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari ugushaka akazi, mbwira abantu twari tuziranye ndavuga ati mwanshakiye akazi, mwamfashije kubona akazi. Hashira ibyumweru 3 nta numwe uransubiza, numva ko ari ngombwa ko ngewe ubwanjye wenge wishakira akazi cyangwa ntekereza ku kintu nakora. Nakomeje gutegereza abo bantu kuko nabonaga n'amezi 9 tuba dufite dutegereje university yarangira nta kintu nkoze. Ubwo rero papa wanjye yarafite amazu mu gakaritsiye dutuyemo, akamazu asanzwe wagira yo gucururizamo cyangwa wafatamo imwe muri yo ziri ku muhanda ugacuruza. Mu gihe igitekerezo cyanjye mfite cyuko karitsiye yacu maze kureba ngasanga nta hantu harimo kantine cyangwa ahantu umuntu yanywa icyayi, igihe gikenereye ndavuga ati ibyo nibyo ngomba gukora bidafite abandi bantu babikora kandi mbona abaturage muri rusange bari bakeneye. Ubwo mbwira papa wanjye, papa arabyumva, mu gusobanura n'uburyo ki amafaranga yo kubitangira atari menshi kuko ikibazo cy'amafaranga yo nsaba menshi ntabwo byari kuza gukunda nkuko nabiteganyije. Nibwo rero namubwiye yuko amafaranga ari makeya, ndanayamusaba kuko nta mafaranga nari mfite icyo gihe. Amaze kuyamana amafaranga ntabwo ari menshi, yarageze mu 2020. Ndagenda ngura udukoresho tumwe na tumwe, n'iyo nzu yiwe niwe wayimaye, ntabwo yigeze yinyishyuza. Hanyuma ndatangira nyine ndacuruza, uko hajemo inyungu nkeya ngenda nzanamo ibindi bigeraho ngaho akaba akabotike k'agakantine gafatika. Mu muryango wacu turi abana 5 ubu ngubu, ariko icyo gihe ntikura twakuze turi 4, twese twari abakobwa gusa. Niyo mpamvu mvuga ko naba mfite amakuru menshi cyane ku buryo ubuzima bw'umukobwa bwaba butandukanye n'ubw'umuhungu, nubwo atari menshi nk'umuntu ubana n'abahungu cyane. Muri famille hari ingo nyinshi zigiye zifitemo abahungu n'abakobwa, ariko twebwe byabaye ibitandukanye cyane kuko uburyo ababyeyi bacu bashatse kuturera ni uburyo bukomeye cyane, kuko batekerezaga ko nkeka ko hari bashobora kuba bari banagifite imyumvire yo kuvuga ati abakobwa bose tituragowe, abakobwa bose bashobora kuturumbira, bashobora kutubera batafite umumaro muri make. Ugasanga nyine babitekerejeho cyane kuba bari bafite abakobwa 4. Urumva n'impamvu bashobora kuba barabaye benshi nuko bagendaga babyara bashaka kubona nibura umuhungu. Ntekereza ko batari kuduha amahirwe akomeye cyane kuko twari abakobwa, ariko bakavuga ati ntago batunga abana batize bose kuko twari abakobwa gusa. Birangira nyine batujyanye muri leta. Icyo gihe nta bushobozi bari bafite, ababyeyi bacu nabo bari bakishaka. Ubwo tujya muri leta nyine turiga tugeze mu wa 3, bakabona nyine hari kugenda hazamo imbogamizi zo kuba tutaratsindaga cyane. Ugasanga nyine ikigo twigagaho nicyo cyari kiri hasi, suko twari turabashwa. Ariko nabyibuka neza, ikigo cyakoze ikintu cyateye ababyeyi bacu agahinda cyane. Narize ndatsindwa cyane ku buryo bugaragara kuko nagize umwanya uruta amanota. Ubwo umuntu ashobora kutabyumva ukuntu nari mfite amanota make cyane. Hanyuma umubyeyi wanjye aragenda ajya gusaba ko baranyimura. Biramubabaza ati ni gute umwana ufite amanota mabi gutya bigaragara ko yatsinzwe yakimuka.
baragenda ajya kubisaba ababyeyi ajya kubisaba ku ishuri kugira ngo bansibize kuko byagaragara ko nagomba gusibira ngo manze nige neza ndebe ko nabyumva. Hanyuma ibyo nabyo byo gutsindwa byaterwaga n'urugendo. Aho hantu nigaga mu wa gatatu no mu wa kane, mu wa gatatu no mu wa kabiri no mu wa mbere hari kure cyane kuko habaga harimo ibirometero byinshi sinabona uko mbibara. Ndabyibuka icyo gihe ni mama wari uri kubijyamo cyane ibintu by'amashuri yacu, ahita we yiyeranja aravuga ati reka nshaka uburyo ki nahindurira abana banjye ikigo kuko baramutse bakuze bose bafite imyigire naho byazabageza. Ahita yiyeranja ashaka amafaranga akaprive twari duturanye kapfa nka kuba kari gaciritse ariko nabura ubona gatsinda niko yatujyanye. Icyo gihe ntabwo nabyibagirwa, twishyuraga 45,000 ariko by'icyo gihe rwose twumvaga ari menshi cyane. Hanyuma ubwo nibwo imyigire yanjye yabaye neza ko nagiye mu wa kane njya kuri icyo kigo kindi cya prive ndasibira. Deja niga twari turi mu gihembwe cya kabiri kuko twari tugiye mu gihembwe cya kabiri bansubijyana mu kindi kigo ku gihembwe cya kabiri nsubira mu mwaka wo hasi mu gihembwe cya kabiri. Ubwo ngubwo nibwo imyigire yanjye gusa mama wanjye babanje kumusezeranya yuko nzaba uwanyuma kuko bari bamenyereye ko abana bava mu bigo bya leta bose baba abanyuma cyangwa bakatsindwa cyane. Hanyuma njye na mama turaganira cyane, arambwira ati biragoye amafaranga yavuye ahantu hakomeye kandi ntabwo wasibira mu mwaka imyaka 2 nawe urabyumva ko nanjye nari nababaye kuba nasimiye numvaga nshaka gukomeza nkigira nkarangiza. Hanyuma mama tubiganira harambwira ati nusibira uzasubira ku kigo bigagaho kandi bizakwangiza nubwo wowe ubona ari bibi kuba usibiye. Rero nibwo nagize imana njya muri segonderi muri interna, ariko muri interna naho nyihagera ikintu bavugaga nuko abahungu ari bo batsinda cyane mu mashuri yose guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu, ariko by'umwihariko guhera mu wa kane kugeza mu wa gatandatu abahungu nibo batsindaga cyane kandi natwe twarabibonaga kuko nko muri segonderi mbonaga imizi za mbere abakobwa duhura nazo. Iyo ukigera mu wa mbere wowe ukiri umwana ukimeze nk'umuhungu nta kintu uba witayeho, ushobora kwiga ugasanga no mu wa mbere umukobwa n'umuhungu bose baranganya amanota nta kibazo. Ariko mu myaka yo hejuru uko umukobwa agenda akura kugira ngo akomeze aha agaciro iby'amasomo cyane atangira gutekereza ko ubu buzima bwo kwiga bushobora kutaba ari bwo buzamutunga cyangwa atari cyo cy'ingenzi mu buzima bwo, ugasanga atangiye gufata umwanya we kuwuha ibindi bintu bigahuza nuko n'abandi ariko babibona, ugasanga nyine n'abandi nicyo bagutekerezaho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni wowe gusa utangiye gutekereza ko kwiga atari ingenzi cyane kuri wowe, ahubwo n'abandi niko bari kugutekereza. Ugasanga nyine abakobwa dutangiye guhugira mu bintu byo kwitaho cyane niba ariko nabivuga, ugasanga barimo barashaka gufata umwanya munini biyitaho bitari bibi ariko bitagakwiye guhabwa umwanya nk'uwo twabihaga nyine dutangiye kuzamuka abantu batubone neza duse neza ugasanga noneho dutangiye no kugira ubwonko burimo ibyo kuruta uko washyiramo amasomo. Ugasanga niba utari no kwiyitaho uri gutekereza uburyo wazita hejuru muri ubwo buryo. Ngira imana mu wa gatatu nabwo ndatsinda, ndangije mpita mfata umwanzuro wo kujya kwiga amasiyanse. Nubwo bavuga ati birakomeye ntabwo uzabishobora, naragenda byiga neza. Ngira imana ababyeyi bakomeza kunshyigikira kuko bari bamaze gutangira guhinduka muri bo, batacyumva ko umuhungu ari we wakomeza wakora ibintu nk'uko twari turi kubikora, ko twaberekaga ko bishoboka ko natwe twatsinda kandi tukiga neza. Tangira kugenda tubereka yuko twabikora neza, batangira kugenda bagira icyizere muri twebwe. Niba ari ishuri ryiza bakariguha, niba basohana ikintu bakacyumva batakugoye nka mbere cyangwa nko bari kukugora. Ishuri byari byoroshye, twarigaga bisanzwe. Abarimu cyo kora ukabona ntago bari kumva ko abakobwa dushobora gukora ibyo abahungu bakora, ariko dutangira kugenda tubereka ko byahinduka, dutangira kubereka ko twakiga tugatsinda kuko amanota yacu yabigaragazaga, ariko mbere mwarimu wabonaga nta cyizere dufitiye. Kandi twagiye no mu ishuri twigagamo twari abakobwa 11 n'abahungu 33. Urumva hari igihe wabonaga abakobwa rwose tudashaka natwe kwerekana ko duhari, ahubwo dushaka ko tuburiramo kandi bitari ibyo byiza, ahubwo twe turagerageza turabikora. Abakobwa bagira imitima yoroshye, tugira amarangamutima menshi cyane. Ibyo biri naturel, ni nature y'abantu isanzwe, ntago twabarenganya ariko biratwafekta kuko bihuza nuko abantu badufata bigatuma n'ubundi dukomeza kujya hasi. Rero ibyo ngibyo nibyo twahuye nabyo. Abahungu ntago bagushuka kuko nabo bazi ko utari kugushuka, ariko barakubwira ibintu kumva nibyo ewana nta nubwo utekerezaho cyane, kandi bigatuma nyine uvuga ati yaba ndi umuhungu nari kujya muri side yo kuba nabwira umuntu ibintu akanyumva kugira ngo njye kumva undi, kuko kumva bituma usesengura, ariko kuvuga uratekereza ukavuga it's okay. Tangije nahuye n'ikibazo gikomeye
cyo gusobanurira ababyeyi ko nshaka gukora ngo babyumve. Ubundi umubyeyi iyo yagize imana ukava muri segonderi hari igihe uri umukobwa hari igihe atekereza ati imana ishimwe ntabwo yangirikiye muri segonderi, niko babitekereza. Kuko kwangirika baba bavuga si ibyo batabona ahubwo n'ibyo babona, wenda bakavuga ati ntabwo yatwaye inda muri segonderi, ntabwo yarwariye ibirwara nka sida cyangwa n'ibindi muri segonderi, aho tutamubonaga tutari tumufite mu biganza byacu. Noneho ni igihe cyacu cyo kugira ngo tumurinde n'ubundi akomeze ntazabirwaye cyangwa ntazabone n'ibyo bibazo. Ugasanga noneho gusobanurira umubyeyi wawe ati ngiye nshaka gushaka amafaranga, wabuze iki, ukamubwira ati ariko se ugashaka noneho uburyo ki umubwira ibyo ukeneye byose kugira ngo yumve ko atabiguha byose, ariko akakubwira ati ibyo sibwo ni ingenzi cyane ku buryo utaba utabifite. Hanyuma nkamubwira ati umubyeyi ntabwo umuntu yabaho adafite smartphone muri iki gihe, hari possibility nyinshi, ntabwo bigishoboka yuko ukominikana n'abantu cyane udafite smartphone. Ati ibyo ni ngombwa cyane, ati ni ngombwa cyane, ati zigura ngahe 40 ngo urabona twayakora turi kwita kuri barumuna bawe, ati rero noneho nimureke ngewe njye kuyishakira. Ugashaka uburyo cy'umusobanuro, ariko se urabona ibintu byose nyine wabima, ntabwo wabima kandi nta nubwo ari byiza ko nkomeza kukurusha, njye nshaka kukuruhura ngo nivane mu nshingano zawe ho gato ku bintu bishoboka. Rero mfasha umbabarire nshaka akazi nikorere. Kabona arimo atangira kubyumva, ariko ntekereza ko iyo nza kuba ndi umuhungu ahubwo bishobotse yakubwira ati ariko kutaratangira gutekereza kumvira mu nzu ngo ujye kwishakira ubuzima, aho ugasanga akugiraga kubwira ngo mvira mu nzu, arakubwira ati ngwino wicare 24 ku yandi uba uri mu nzu. Ubwo rero birangira ngerageje kubumvisha ko uko umwana w'umuhungu yakenera kuva kutitabwaho n'ababyeyi 100% arangije segonderi, niko nanjye nari mbikeneye. Gati nibura ntabwo dukeneye bimwe, ntabwo nkeneye amafaranga ngo mite nubaka inzu, ntabwo nkeneye amafaranga ngo mite nitegura wenda ngo nzashaka umugore muri imyaka, ariko nkeneye amafaranga ngo nanjye ngira ibyo nikorera, ngira icyo nigezaho, nubwo bitaba ku muvuduko nko mutekereza umuhungu yakagombye kuba afite, ariko ndayakeneye cyane. Nanjye simbasabye ibirenze byo kuba ngo nsohoke mu nzu yanyu njye gushaka geto nanjye nitunge, ariko mbasabye ibyoroshye mu amahirwe ngiye nishakira akazi, sinanakabasabye kuko mushobora kuba mutagafite. Papa niwe watangiye kugenda byumva kumva nibyo, mama nawe agatangira kumva arimo arabyumva gakeya ko, ariko impamvu yabimwumvishaga nuko namubwiraga ati nimbona akazi iki ntabwo uzongera kukingurira, iki ntabwo uzongera iyo bitaba ibyo ngibyo ntekereza ko iyo mba mfite ubushobozi, baba bafite ubushobozi bwo kumpa ibyo nyine byose, ntabwo bari kunyemerera ko nshaka akazi. Vuga ati icara tubiguhe, kandi ntabwo byari kuba byiza kuko bari kundindiza, kuko ntabwo mu buzima bwanjye nagombaga kubana nabo igihe cyose. Ubwo rero nshima Imana nubwo atari byo gushima ko batabashije kumpa ibyo nyine byose, ahubwo bamaye amahirwe yo kujya kubyishakira. Ubwo bakimba amahirwe yo gukora rero akazi, numvishije nishimye cyane, numva akazi kagiye kuzandyohana. Ubwo ntangira business, numva ngirashyushye, nkareba nk'umuntu wize entrepreneurship, nkavuga ati ibi ntabwo bihari, competition ntayihari, ibiki n'ibiki. Ndatangira, ariko mu kazi naho nahuye n'imbogamizi zikomeye cyane ku buryo nahari no kubasha kubasubira imbere mbabwira ati byahananiye biranze, ahubwo nkomeza nkafuka. Mu kazi numvishije ibintu bigiye kuba ari byiza cyane pe, kuko numvaga bandekuye. Urebye kuko n'umubyeyi wanjye ntabwo yashakaga yuko njya mu kazi, ariko yabyemeye kuko nta kundi, ahubwo noneho yatangiye kunduhiriza, agateganya ko nubwo mfite akazi ngomba kuzirikana ko narangije, ngomba kuzirikana ko akazi ko mu rugo kagenze neza, kuko yari yaranze umukozi wo mu rugo, yari yarabyanze ati umukozi w'abakozi bo mu rugo baratunaniye iki n'iki, kuko uburyo n'umwana w'umuhungu wavutse nyuma wacu mutoya ntabwo yamurereye mu rugo, ko abakozi baraje bamubera babi, bamurera nabi, biba ngombwa ko amujyana kumurera kwa grand-mère kugira ngo abe ari habaho neza. Rero muri we yikuramo ko umukozi wo mu rugo akenewe, kuko yaravugaga ati inshingano yagakoze narazimuye. Rero nta mukozi wo mu rugo, niba nta mukozi wo mu rugo abahari nibo barabikora, abahari ni bande, ni ngiyewe. Abandi barumuna banjye bose babiri biga muri segonderi bari baragiye muri interna, undi umwe yiga muri P6 nawe ari yiga igitondo n'ikigoroba ntago ahari. None ugasanga mama aratekereza ko nubwo ndi mu kazi kandi nanjye akazi karankomereye, kuko niba ari ikintu cyambere kigora no gutangira business, kuko uri gushaka kudevelopa, kumenyekana, uri muri kundisha ku bantu bose ngo bakumenye ne baguhahire, icyo gihe ntabwo ugomba kubura. Niba ari uzi kutanga icyayi uremera gipfe, ariko ntuzigere wereka umukiriya ko icyo cyayi kidahari kandi agikeneye koko.
ubwo urumva ndimo ndarwana nuko business yanjye yakura yamenyekana yatangira kumenya ngo icyo gihe ntabwo yari yakamaye inyungu ahubwo yahoraga ari mu bihombo gusa, ukagura iki kikangirika ugahita utangira ibindi bishyashya ugashaka aho ukura andi mafaranga ugashaka aho ukura ayandi, none ugasanga muri icyo gihe kinkomereye mu kazi mama nawe none hamereye nabi, noneho mpita ntangira guharanira yuko nabona amafaranga menshi ku buryo nzashaka noneho umukozi wo mu rugo ngiye ku bwanjye, kuko mama we ntiyabyumvaga, twaranamwingingaga ati wadufashije ukadushakira umukozi tugafatanya kumwishyura akabyanga, kuko icyo gihe ntabwo nari nakabonye amafaranga yo kwishyura umukozi bwanjye ngo nanakomeze neza imbere business yanjye, mama nawe atabishaka atabyumva. Ubwo ndakomeza nyine mpangana nabyo. Ikindi niba ndi mu kazi natinze ari nijoro agatangira gushaka gutekereza ko nagiye mu yindi mico mibi, kandi no mu bintu byatumye nanga gushaka inzu ahandi hantu ngo njye gutangira business ahandi hantu no kugira ngo nabura bajye bumva batekanye yuko ndi mu rugo ndi gukorera mu rugo nta kibi cyambaho, bareke umutima wawe ureke guhagarara ngo nagiye mu bahungu, nkavuga ati niba ndi no mu bahungu mbe ndi mu rugo, naza agasanga wenda muri boutique yanjye arimo abahungu gusa ariko turi mu rugo ibyo twakora byose yumve ko atekanye kuko turi mu rugo nta bwangizi twakorera mu rugo. Gukora kwa business yanjye byari biri mu masaha, gukora amasaha nijoro kuko ku manywa ntago abantu banywa icyayi, kandi kuko ntari kuyigira kantine cyane ngo mvuge ngo ni icyayi gusa, nari ntangiye kuzamo n'ibintu byo kurya biri aho byafasha umuntu utatetse ariko atari restaurant muri rusange. Rero gushaka kuyigira gutyo ugasanga abantu turi gukorana nabo ni abantu baje wenda bavuye ku kazi batinze bakaba bakeneye ibintu byo kwifasha bahite barya, kandi abo ntabwo babona kare mu gihe cyo guteka, urumva ugomba gutinda kuko nabo bari buze kuba batinze kugira ngo babashe kuguhahira, kandi nubitegura ukajya kuryama utabicuruje ubyuka byangiritse, ugasanga bashaka ko ndyama kare, kandi ngewe ndimo ndabereka yuko kuryama kare kwanjye nta kintu byahindura no kuryama imbere ahubwo byanyangiriza business ko ndi mu rugo ntabwo nagiye kurira ahandi. Ubwo ibyo babanza kutabyumva ariko bagera aho ngaho nanjye ntabwo ndi umuntu witonda cyane, si najya kubibeshyaho, hari igihe twavuganaga ibintu batabyumva nkatuza nkabihorera, noneho nkavuga ati kubw'ubuzima bwanjye kubwo kwiyitaho ngomba no kubereka ko ikintu cyose uko bagitekereza atari ko kigomba kuba kiri, nkabasuzugura kubera Imana, nkavuga ati ndabasuzugura iki ntabwo munshaka iki ngiki ariko ntabwo nzagikora, simbasubize kugira ngo tutaza guhangana cyane, ahubwo niba mbwiye tuzajya utaha saa 4 ejo akabona ntashye saa 6 saa 6 akagera akabona ko ntabyanze bitakunda ko na saa 4 ariko tutarashwanye ngo tugirane ibibazo byinshi cyane. Ababyeyi iyo uri imfura barakurushya cyane, none imfura mu bakobwa gusa bavuga ati nurumba barumuna bawe bose barahita barangira, nta rugero wabereka, ntabwo batekereza ko uko umwana w'umuhungu wa mbere yarumba bikarumbya n'abandi bahungu, ntabwo babitekereza, ahubwo mumva niba uri umukobwa warumbye urugo rwose rurarumbye, abakiriya bawe barakugora bakumva umukobwa se ushaka yiki, ari umuhungu nekeza ko bari kuba babyumva bakabyumva kuri murashaka amafaranga ushaka kwiteza imbere mu buryo, ariko barazaga niba baje kumahira bakumva ko amafaranga sinyakeneye cyane, ugasanga niba umuhaye ibintu wenda ngaje azayaguhe ariko abyemeye akagenda ntabigire priority, ntabifate nkaho uyakeneye, akagenda akaba arakwambuye cyangwa akagenda akayatindana, kandi amafaranga mukaza bagomba gukomeza gakora arimo ngabyarandi. Rero gasanga nabwo icyo kibazo nahuye nacyo cyane kuko abakiriya banjye benshi ntago bumvaga ko nkeneye amafaranga cyane, nk'umwana w'umukobwa ukeneye kwiteza imbere, ahubwo batekerezaga ko ahari babonaga ndaho nk'ugutamporeza kuba nyine ndimo ndakomeza gutuma ubuzima bugenda, ntago batekerezaga ko ndaho kubw'impamvu, ntago batekerezaga ko ndaho ko mfite uburyo nateganyije ko bigomba kugenda, ntago bigeze babitekerezaho. Abantu benshi rero baranyamburaga, kandi kubera gukomeza kwitwara neza kugira ngo abakiriya mudashwana ugatuma nyine ugasanga niba uri kwita ku bantu kugira ngo babifate nkaho uri mu kazi, bakabifata nkaho ari ibintu bisanzwe ko ari ubushuti busanzwe ushaka gukora, bigatuma amafaranga yawe batayiha agaciro ngo bayaguhe cyangwa bakomeze guteza imbere nk'uko biteganyijwe. Niba uri umukobwa ugiye mu kazi, abantu muhurira mu kazi bari bushake kugutesha umurongo, niba ariko nabyita, bashake kuzana imikino mu kazi, bashake kuzana ibyo kuguteretera mu kazi cyane, ushobora gusanga byakica akazi cyangwa bikakangiza, ariko ibyo ngibyo nshima Imana ko nabashije kubirenga. Abantu bose twaraganiraga mbere y'uko natangira kubenyine nkahita nkubwira ati rwose hano mba ndi mu kazi, hari nabo nabwizaga kurete nukuri ntutekereze ko wenda ngukunda n'uburyarya bwo mu kazi, nta mucuruzi utagira uburyarya, nkanabimubwira kugira ngo ni ibanga ry'akazi, ariko hari igihe ubona bitangiye kurengera ukarimena kugira ngo ibintu bikomeze neza, ugasanga nyine
uwo mbanye sereye cyane nagakomeza kukubera umukiriya n'ibintu byumvikana, kuko niba yaraje kuba umukiriya wawe atari cyo kimuzanyiriza nagasanga icyamuzanye ntabwo gishobotse, birumvikana akahita areka kukubera umukiriya. Umunsi wagenewe umugore cyangwa abagore muri rusange ngenda gukunda cyane, sinzi impamvu ngukunda cyane nyizina nubwo nayishatse kugira ngo nyitekerezeho. Cyambere numva ko nta gaciro gakomeye, ni ibintu bikomeye cyane kukuba bafata mu minsi 365 bakavuga ati by'umwihariko uyu munsi wagenewe umugore nk'uko hari iminsi yagenewe intwari wo kubohoza igihugu. Ngewe n'ubwo buryo mpita mbitekerezamo, sintekereza nka babandi batekereza ko ngo abagabo bafite indi minsi yose rero twebwe dufite umwe. Oya, ahubwo ntekereza ko baduhaye agaciro gakomeye cyane ku buryo batugereranyije kugira ngo bazafate umunsi bavuge ngo ni uw'umugore, ni uw'ikintu runaka, nuko icyo kintu kiba gifite agaciro cyane, nuko icyo kintu ari ingenzi cyane mu buzima bw'abantu. Bagomba kukibuka, bagomba kucyitaho, guhora bagitekereza, bagomba kuvuga ati buri mwaka tugomba kukizirikana. Ngewe ukuntu mufata mbona ari umunsi umugore yakagombye kwitekerezaho, agatekereza ati mu buzima bwanjye maze iki, cyangwa ni iki cyatumye numva ko uyu munsi ngewe nkukwiye. Mbona ari umunsi umugore yakikoreye evaluation akavuga ati igihugu cyanjye, isi yose muri rusange nyigejeje he, ku buryo ibona ko ari bikwiye ko uyu munsi ushyirwaho wo kundeba, wo kunyitaho, wo kumpa agaciro. Nyine wowe nk'umugore ugomba gutekereza muri rusange iryo terambere abagore bakoze, iyo mpinduka abagore bakoze gatuma bavuga umunsi wabo. Wowe n'uruhe ruhare wagizemo, n'uruhe ruhare wowe ubushyizemo, ni ikihe kintu wowe uvuga wakoze cyangwa ukora gituma nawe uwo munsi wumva ukureba muri rusange. Hanyuma ku bandi bantu numva abantu bakagombye kuwufata umunsi wo kwibuka agaciro kacu, haba mu mibereho isanzwe, haba mu mico y'abantu igiye itandukanye, haba no mu kabaro, no mu gaciro k'umugore, yaba kuri level yo kuvuga ngo ni umumama, ukamenya agaciro k'umubyeyi w'umugore cyangwa umubyeyi w'umumama mu buzima bw'abantu. Kuko nk'abanyarwanda babivuga neza ati akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu, bishatse kuvuga ko nyina w'umuntu ni umuntu ukomeye cyane. Rero abandi bantu ni igihe cyo kugira ngo twongere duha agaciro ababyeyi bacu kuko ari abamama. Hanyuma nanone abandi bantu mu bijyanye na politike ni kugira ngo twongere twibuke ko abagore cyangwa abakobwa hari igihe tutari dufite agaciro, ariko kubera iterambere byaragiye bihinduka. Hari ibintu tutari twemerewe gukora mu gihe runaka ariko byarahindutse. Hari improvement cyangwa iterambere ryagiye ribaho muri buri domaine ku mugore. Niyo mpamvu uwo munsi uba wagarutse kugira ngo ibyo bintu twongere tubishyire hamwe, twongere tubirebe, tubyibutse, tunamenye agaciro kabyo. Rero uwo munsi nanone ntekereza ko abantu bakawugize umunsi wo kuva mu bihe bya kera, niba hari abakibirimo, nimba bo muri wowe ukifitemo imyumvire yo kuvuga ati umugore ni umuntu uciriritse, umugore ni umuntu ugomba kubaho agateka gusa, akoze ibyo bagakora akazi ko mu rugo gusa. Ibyo uwo ni umunsi wo kugira ngo nawe wirebeho, niho wagurira ibitekerezo byawe ugasanga koko niba ugitekereza gutyo warayobye. Ugomba kubihindura, ugomba kumenya ko umugore afite ibyo yakora nawe wakora. Umugore afite uruhare runini arimo aragira kuri uyu munsi, kuko nk'uko mbyumva nubwo bishobora kuba atari byo neza, numva ko nko mu Rwanda mu bijyanye n'ubuyobozi abagore barimo cyane, kandi kuba barimo si uko bashyizwemo, ahubwo nuko hari icyo bakora, hari agaciro bafite, hari ibyo bakora bashimirwa. Niyo mpamvu bakomeza kugenda biyongera kandi bagakomeza bakayobora neza. Naje gusanga ibyo nkunda mu bantu nta n'umwe ubyujuje, niyo mpamvu mba mfite abantu bagiye batandukanye bavuga ati uyu nguyu amfasha muri iki. Iyo ngeze muri iki gihe cyangwa muri ibi bitekerezo, niwe muntu nisangamo, niwe mbona uri kunyubaka. Niyo mpamvu ntagira umwe, ntabwo mfite umwe. Mama wanjye ari mu bantu by'umwihariko nkunda cyane kandi mfata nk'abarole model mu bintu bigiye bitandukanye, gusa si byose birumvikana. Gusa mu kintu kijyanye no kuba seriye ku kintu cyitwa akazi, no kuba ari mu bagore nakita biteje imbere ku rwego rugaragara cyane, ndamubona. Kuko mama wanjye n'umubyeyi umaze imyaka 20 kuba yarangije kwiga primaire ahita atangira gushaka amafaranga. Nawe yari imfuri wabo, agita ajya mu bintu by'ubucuruzi cyane. Mama wanjye ni umuntu ufite ubumenyi mu bucuruzi butangaje ugereranyije nuko atabyize cyangwa atafite ahantu hamwe yabikuye. Kuko nago iyo tutekereje amafaranga akura mu bucuruzi n'ibyo yajyanamo tukayareba,
ugiye muri aka kanya ugiye ahakorera ukareba ibyo ari gukora ntabwo wayabona. Uhita ubona ko hari ikintu cyitwa ekonomi nyinshi cyane, kandi ari ikintu cyitwa gusobanukirwa ubucuruzi icyo ari cyo no kubujyamo koko nyirizina. Rero iyo bigeze mu kintu kijyanye n'ubucuruzi, akazi muri rusange, management y'amafaranga, mama mubonamo nk'umugore wa mbere iyo tugiye ku bagore. Undi mugore nawe ni inshuti ya mama, ntabwo nyine mu muzi rumvikana. Inshuti ya mama nawe ndamukunda cyane kuko ari mu bagore bari civilize, bateye imbere ariko nabyita bateye imbere mu myumvire no mu bikorwa. Ugasanga abana be bose arabareka bakisanzura, ntago abarohereza ubuzima ku buryo bavuga ngo bizabacanga, nta nubwo bakomereza ubuzima ku buryo babaho nk'aho bari guhangana, nk'aho ari ibihugu bibiri bihanganye. Rero ikintu cya mbere mukundira ni n'umusilamu, n'umunyedini, ariko ugasanga abana be uburyo babayeho rwose biragushimishije, nawe uburyo abayeho biragushimishije. Ntago ari umuntu waheranywe n'idini, kandi si n'umuntu udasenga nk'uko ibidini bisaba, ahubwo ni umuntu uri understanding, aragenda akareba idini yanjye ibivugaho iki, abantu babivugaho iki, nyine ugasanga yagiye ahuza ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye bikamuha umurongo, kandi buri wese yishimira. Ugasanga niba ari mu kazi aragakora neza, niba ari mu rugo inshingano ze zikora neza, niba ari abana be barabaho neza. Niyo mpamvu nawe aranshimisha cyane, kandi cyiza amaze nawe gutera imbere cyane ku buryo ni umukirekazi. Hanyuma undi mugore nkunda ujya unyesipira ni Jeannette Kagame, ni umugore wa perezida wacu, His Excellence Paul Kagame. Ni umugore we ndamukunda cyane kuko iyo ndebye mu bintu yagiye akora mu Rwanda, yashinze foundation ya Imbuto Foundation, kuko abana bo ku ishuri nibo batumye menya agaciro ke. Ngira ngo nigeze njya mu mbuto, ariko urebye ukuntu kuba barize neza babimukesha, uhita ubona ko ibintu agenda akoramo cyangwa ibintu akora mu gihugu ni ibintu by'ingirakamaro. Rero ntekereza ko ni umugore buri mugore wese yakifuje kuba nkawe, kuko nyuma yo kuba ari umuntu ukomeye, yibuka n'abadakomeye, akatangira kubitaho, agatangira kubafasha, agatangira gukoresha uburyo ki kuba ari umugore nta kintu na kimwe bitaga. Kuko usanga urugero natanga rworoshye, abagore b'abaperezida bo muri Afurika benshi, hari abazwiho ikintu cyitwa gusesagura, no gukunda ibintu gukunda sinzi ukuntu abisobanura neza kugira ngo byumve. Bakunda isi cyane ku buryo amafaranga abagabo babo bakoresha babaha cyangwa babagenera nk'abagore babo, ntago abibuka kugaruka ngo bafashe abaturage bo mu gihugu cyabo. Nibo bake ko batekereza ko izo nshingano z'abagabo babo, bakirengagiza ko nabo kugira ngo igihugu gikomere nabo bakagizemo uruhare. Niyo mpamvu numva rwose Jeannette Kagame ndamukunda cyane kubw'ibikorwa byiwe byinshi bigiye bishimishije. Ikintu cya mbere nakifuza ni uko abanyarwanda cyangwa abantu bose kuri ino si bagomba kugira imyumvire iteye imbere. Imyumvire iteye imbere si ukuvuga ngo bareke imico yabo barimo cyangwa bareke izo religion zabo barimo kugira ngo babashe kubaho neza, ahubwo buri wese ku giti cye agomba kwigiramo imyumvire yo gutera imbere, imyumvire yo kwemera impinduka, kuko abantu barahinduka, ibintu birahinduka. Mu gihe utaremera impinduka mu buzima, hari igihe utazigera utera imbere, kuko no gutera imbere nyirizina ni impinduka ziba zibaye. Rero hari igihe usanga ababyeyi cyane cyane bo muri Afurika, ugasanga afite imyumvire ya kera kandi arimo arashaka gutera imbere, kandi gutera imbere ni uguhinduka. Bishatse kuvuga ko niba iterambere ari uguhinduka, n'imyumvire igomba guhinduka. Niyo mpamvu rero ngiye ikintu cya mbere nakifuza ni uko ababyeyi, abagore muri rusange, abagabo tugomba kugira impinduka mu myumvire yacu. Niba abana ubaha amahirwe yo kwiga, ugatekereza ko nyuma yo kwiga bagomba nanone gukora ibindi bintu bitandukanye bibateza imbere, witekereza ko umwe uramuha amahirwe amwe undi uyamwima, ahubwo bose yabaye, hanyuma ukabareka bakihitiramo. Kuko niba bibaye ngombwa ko abantu biga ibintu bimwe, ntabwo haba hari ikintu cyitwa diversity kandi ikenewe ku isi. Niba ushaka uko wumva ibintu ariko undi muntu abyumva, wakije, kuko mwese ni mu byumva kimwe, iyo myumvire yindi izabura umwanya, kandi nayo ishobora kuba ariyo kubateza imbere mwese. Niyo mpamvu ntekereza ko niba uri umugore ukaba wenda wizerera ufite imyumvire wenda y'idini cyane, ufite imyumvire y'imico yawe cyane, wiyumvamo, ariko tekereza ko hashobora kugira ibintu bihindukamo kandi byagufasha. Kandi guhindura ikintu ntabwo bivuze kucyangiza, kuko hari n'igihe ibintu bihinduka biba byiza kurushaho.